Ndagushimiye inshuti mukunzi wewe wamaze gukora subscribe kuri no channel yacu Inkuru Ishimishije TV, kandi nawe utari wakora subscribe ndagushishikariza kujya munsi y'iyi video ugakora handitse subscribe kugira ngo ujye ukurikirana n'ibindi biganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wategura indyo yuzuye igihe ugiye gutegura amafunguro. Gutegura indyo yuzuye ntibisaba amafunguro ahenze, ahubwo bisaba kumenya umumaro wa buri biribwa bigize ifunguro ugiye gutegura. Mu biribwa by'ingenzi bike umuntu ategura indyo yuzuye hakenewemo ibyubaka umubiri, ni ukuvuga ngo ibyo kurya by'inyubakamubiri bigizwe n'ibyubaka umubiri hamwe n'imyunyu mwimerere. Ibi byo kurya bishinzwe kubaka kandi bikarema kandi bigatera igikuriro cy'ingingo n'imihore. Iyo mu mubiri habuzemo ibyubaka umubiri n'imyunyu mwimerere, nta gikuriro cy'ingingo gishobora kubaho. Muri ibyo byo kurya twavugamo ibinyampeke bigaragaramo ibigori, ibishyimbo, amasaka na soya n'ibindi binyamisogwe tutabashije kurondora. Hakenewe kandi ibyo kurya by'inkomezamubiri. Ibyo nibyo bitera imbaraga, bigizwe n'ibinyamafufu hamwe n'ibintu biryohera n'ibinyamavuta. Ibi bikenewe cyane mu gihe no mu karere gakunda gukonja cyane. Muri ibyo byo kurya twavugamo ibijumba, umuceri, ibirayi n'ibindi bitera imbaraga. Nanone kandi hakenewe ibirinda indwara ari by'imboga n'imbuto. Mu mboga zikenewe cyane cyane twavugamo dodo, amashu, karoti n'ubundi bwoko bw'imboga. Mu mbuto zikenewe cyane cyane twavugamo nka voka, inanasi, amatunda n'ubundi bwoko bw'imbuto hamwe n'ibinyamavuta bishyushya umubiri nk'inzuzi, amavuta ya elayo, sezame, amavuta ya soya, amavuta y'ubunyobwa n'amavuta y'ibihwagari. Ibinyamavuta ni byiza mu mubiri ariko bigomba gukoreshanwa ubwitonzi, kuko iyo amavuta abaye menshi mu mubiri ashobora gutuma umwijima ugira intege nkeya. Kora like kandi usangize ino video n'izindi nshuti zawe.